ndagusuhuje kandi ngo ikaze. Wizeye Enoch wamamaye ku izina rya Kagarara ni nyuma yo guhura na Ashton bagahurira mu gihugu cy'u Rwanda bakagirana ibiganiro birambuye kandi bikomeye cyane ndetse banakora push-ups. Ubu ngubu rero akaba yamaze guhura na Ashton ni cyamamare muri challenge, bakaba bahuriye mu gihugu cya Ghana, aramutsinda nawe. Ibiganiro byose ugiye gutega amatwi ugiye kubisanga hano kuri iyi Kingdom JBTV. Iyi ni channel YouTube ikundwa n'abantu benshi, hanyuma ngiye ugiye kubikugezaho nitwa Bon Vivant ngo ikaze. Umunyarwenya akaba ndetse n'umukinnyi wa filime uzwi ku izina rya Wizeye Enoch ariko wamamaye nka Kagarara. Ubu ngubu rero ni nyuma yuko amaze guhura na Ashton bagahurira mu gihugu cy'u Rwanda mu bihe byashize, ndetse akaza no kumutsinda kuko bagerageje gukora ikizame cya push-ups batera za pompage. Kagarara aza gusoza mbere ya nyuma ya Ashton kubera ko baratera Ashton ageze aravuga ati wa mwana we uri talented muri push-ups, ati uransinze. Kagarara nawe rero ibyishimo biramusaga gutsinda icyamamare nka Ashton, umugabo wirwanyeho rwose. Nyine ni ibintu bitaba byoroshye kubera ko Ashton nawe afite ukuntu arimo talented, ukuntu buri kantu kose mbese ari sharp buri kantu kose ariyaminiya kabisa, niko twavuga. Ubwo rero kubona watsinze umugabo nka Ashton nyine ubona ko uko cyane. Ubwo rero Kagarara rero nyuma yo guhangana na Ashton, nawe muramuzi ko Ashton ni umuntu umenyerewe muri challenge bikomeye cyane. Rero Kagarara akaba yaramutsinze. Ubu rero yamaze kwigerera muri Ghana. Aya ni amakuru rero ari kugenda acicikana, ni inkuru turimo gukesha ikinyamakuru Igihe. Ngo Kagarara rero ngo ubwo yari muri Ghana, nabonaga asa nkaho ava mu modoka nziza cyane. Kagarara yabaye akigera muri Ghana, aba ahuye na Ashton. Ariko se ibino byatangiye bite? Ibingibi byatangiye bite? Kagarara ntabwo yijyanye muri Ghana, ntabwo yijyanye muri Ghana. Ibingibi tubyumvikaneho. Ibingibi rero byaje kugenda bite? Kagarara ngo hari video yakoze, iyo video rero iza no kugira iza no kurebwa n'amamiliyoni, abantu barenga miliyoni 2 ndetse na likes nyinshi kandi mu minsi mike cyane. Ubwo muri iyo video rero Kagarara yari ari kubwira Ashton amubwira ati come and visit Rwanda, ati ngwino urebe u Rwanda, ngwino usura u Rwanda, urebe ibyiza dufitemo, urebe abana bari talented. Muri make iyo video nicyo yari ishatse kugaragaza. Ubwo rero uyu mugabo Wizeye Enoch uzwi nka Kagarara mu mashusho rero yakoze challenge, ayishyiramo urwenya rwe ndetse maze ngo ashyiramo kabisa amashusho meza cyane ku buryo ki video yaje kuba yakundwa cyane, ndetse agera no kuri miliyoni zirenga 2 ndetse na likes mu minsi mike cyane. Ibingibi rero byahise bituma umugabo Ashton yifuza kubona Kagarara na challenge zize kugira ngo byibura babonane. Icyo rero nicyo kiri mu byatumye Kagarara yerekeza muri Ghana kugira ngo ahure n'uyu mugabo w'icyamamare Ashton. Muri ayo mashusho Kagarara yari yakoze yagize ati Ashton, this is Africa. If you just want to come in Africa, so you are welcome. You are welcome. Come and see the talented.
come and see the talent. Nukuvuga ngo muri make yashatse kubwira Ashton Hall ko ngo muri Afrika ngo harimo impano zikomeye cyane, ngo ariko by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ntabwo nirinze kuvuga amagambo yose muri iyo video yari arimo, ariko Kagarara ngo yabwiraga Ashton Hall ati, Ashton Hall, this is Africa, ati if you just want to come to see the talent like this, ati you are welcome in Rwanda country. Ati waza mu Rwanda tukakwereka ibintu byinshi dufite. Ubwo yasa naho shaka kumubwira ati na I show speed, we saw him. Ati nawe rero uhawe ikaze. Iyo video Ashton Hall yaje kuyibona deja aranayishimira, aravuga ati nkeneye guhura na Kagarara, kuko yabonye ko ari icyamamara. Aravuga ati nkeneye guhura na Kagarara kabisa. Rero uyu mwana rero akaba yamaze kuba azamura u Rwanda hejuru cyane, avuga ati kabisa u Rwanda rwacu rugomba kumenyekana n'agasengeri kanditseho Rwanda. Ashton Hall rero nyuma yo guhura na Kagarara cyangwa se Uwizeye Enoke bahise bajya mu marushanwa ya push up. Muti rero byagenze biti? Yitwa Kingdom JBTV. Ashton Hall yamubwiye ati I'm ready bro, I'm ready, so now we should start. Baratangiye rero kaba karabaye push up 1 2 3 ku buryo ki Ashton Hall yaje kubwira n'abari bamugaragiye bati nyaboneka mudufashe kubara, hanyuma barabafasha n'amakamera arimo yimurika. Ewana kapsa biza kurangira Ashton Hall yemeye ava kwizima. Kagarara akomeza atera push up kugira ngo amwemeze, hanyuma birangira kapsa Ashton Hall avuze ati wa mwana uranyemeshe kandi uri umunyamugisha, ati keep up ati keep up kabisa. Kagarara rero ni ibintu byari byiza cyane. Kagarara yagiriye amahirwe ndetse n'imigisha mu gihugu cya Ghana. Nitwa Bomviva, yino yitwa Kingdom JBTV. Komeza unshyigikire ukande subscribe, turi kumwe ibihe byose. See you next time. It's your man.